yabo yaranditswe abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya n'ibigirwamana abo banta amazina yabo yaranditswe iyo mana ntiyambarizwa mu gicumbi ntibayanura imvura iguye ngo ihunge uko nukuri kw'ijambo ry'Imana yanje ineza y'umuntu nimutera gukundwa ugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikakugaruka ukiriho pima ineza y'umuntu nimutera gukundwa ugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikakugaruka ukiriho mukorera Imana nk'abantu bajafejo batitaye ku by'isi bitagira nyirabyo kubera yuko umuntu yapfuye arabisiga bikaribwa n'umuntu utarabiruhiye mukorera Imana nk'abantu bazapfejo haleluya batitaye ku by'isi bitagira nyirabyo kubera yuko umuntu yapfuye arabisiga bikaribwa n'umuntu utarabiruhiye uko nukuri kw'ijambo ry'Imana yanje ineza y'umuntu nimutera gukundwa ugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikakugaruka ukiriho ineza y'umuntu nimutera gukundwa ugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikakugaruka ukiriho abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa tayandi mahimba abishakishe gukora ibyiza ukuri kose kwa Bibiliya naho bizingiye nahintamara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusebanya Yesu we izo ntibifite agaciro abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora uko nukuri nahintamara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusebanya izo ntibifite agaciro ineza y'umuntu nimutera gukundwa ugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikakugaruka ukiriho